Byuma mubanje nk'umuhanzi ku mpamvu zifatika by the way. Byuma yari umuhanzi, icyo nicyo cyambere, yari umwanditsi w'amakinamico n'ibitabo, hanyuma ariko akaba n'umudefenseri wa droit de l'homme, yabaga mu miryango myinshi. Impamvu byabaye na topic kuri ntuza ku rwego mu bitangazamakuru by'i Burayi by'abanyarwanda bakorera hanze, nuko ari umudefenseri wa droit de l'homme. Mu rubanza rwe rwa gacaca abazungu babaga baruta abanyarwanda. Vuga n'umuntu wa droit de l'homme. LIPRODHOR cyari ikigo gikomeye cya droit de l'homme, manza kitakiriho. Habagaho LDGR yahuzaga Grarake, Byuma ni wari uyihagarariye mu Rwanda. Amaraporo y'abagarakaza mutwe. Nabonye hari nitwa LDH. LDH yarafite n'indi yitwaga ngo turengera abana. Turengera abana. Ari nayo ikomozwaho mu rubanza rwe rwa gacaca. Siho harimo n'akantu ka viole. Ka viole voilà. Yarafite yari na membre wa RUBEF. Probablement kuko izina rye naryumvaga henshi. RUBEF nayo yego. Yarashinze yari Association Rwandaise du Bien-être Familial. Yarebaga iby'umuryango. Ako ka viole katurengera abana Byuma yakoraga nkete, ngo yari yatangiye nkete kuri ku mwana wabaye viole w'imyaka 17. Uwamuviyoye ari mu nteko, ari mu bagize inteko gacaca ya Biryogo. Agiye no kuburana, Byuma yiyama uwo mucamanza, byari byemewe kuvuga ati inteko runaka yirimo sinyiburana imbere. Birangira aburanye nyine niko kumukatira 19, hanyuma juriye Rwamagana bamukatira 17. So ako kantu niko katumye no muri za raporo zigaragara haba kuri Google haba hehe inkuru zanditswe ku rubanza rwe, kubera abo bazungu babaga bahari. Yari umuparteneri yatangaga raporo zakasa mutwe Jovebia, zakasa mutwe. Ni kenshi ujya wumva umuntu wari muzima agenda nta kibazo agaragaza, ariko bwacyo ukumva ngo yitabye Imana. Nyuma baza gupima intandaro y'urwo rupfu ukumva ngo yazize indwara, ukibaza uti indwara itaragaragaje ibimenyetso ni nyabaki? Nibyo, hari indwara zica bucece, iyitwa stroke iri muri zo, kubera ko nta bimenyetso simusiga igira, uretse ko hari ibyo ushobora gushingiraho. Ni indwara iteye inkeke, kubera ko abenshi mu bayirwara ntibabone kirengera amaguru mashya, irabahitana. Abayirokotse ikabasigira ubumuga ku buryo ntacyo bashobora kwimarira. Ku isi yose abarenga miliyoni 100 barwaye stroke. 55% byabo yibasira n'abagabo, mu gihe 60% muri bo ari abarengeje imyaka 55 y'amavuko. Stroke ni indwara ibaho iyo amaraso ajya mu bwonko ahagaze kugenda cyangwa agize impamvu yabuza kugenda. Iyo bibayeho, uturemangingo tw'ubwonko dutangira gupfa nyuma y'iminota 3. Nubwo nta bimenyetso simusiga igira, hari ibyo ukwiriye kwitondera. Nutangira kuvuga udidimanga, umuntu ugatangira kugendera uruhande rumwe, ijisho ukagerageza kurifunga cyangwa kurifungura ntibikunde neza, wagerageza kuvuga bikanga kandi ntacyo wari urwaye. Ibyo bintu byibonyeho usabwa kwihutira kujya kwa muganga mu maguru mashya. Nubwo ari indwara ikomeye ndetse ikabihitana benshi, n'abayirokoka bakaba bake, hari uburyo ushobora kuyirinda, nko gukora imyitozo ngororamubiri, mu byo ufungura ukibanda ku mboga n'imbuto, kunywa inzoga mu rugero byanashoboka zihagarika, kureka kunywa itabi, kugabanya ibiribwa byiganjemo ibinure, kugabanya isukari n'umunyu birengeje urugero, kwirinda ibiribwa bitari umwimerere, aho kurya inyama zitukura ukibanda ku bivanyanja nk'amafi n'ibindi, ukanywa amazi ahagije kandi ukaruhuka bihagije. Nubwo stroke ari indwara ivurwa igakira iyo ifatiranywe mu maguru mashya, abenshi mu bayirwaye bahitana, ndetse n'abayirokotse ikabasigara ibisenzegere. Inkuru nziza nuko mu Rwanda hari umuryango ufasha abarokotse stroke, witwa Stroke Action Rwanda. Babafasha kuvuza abo yasigiye ubumuga, gukora ubukangurambaga bwo kurwanya stroke n'ubuvugizi ku burenganzira bw'abayirokotse. Umuryango ntiwabigeraho wonyine hatabaye uruhare rwa buri wese. Ugira neza ukayisanga imbere ikurindiriye. Uruhare rwawe rwaramira amagara y'umuntu. Inkunga yawe irakenewe. Wayicisha kuri code ya mobile money 988 993 cyangwa kuri konti iri muri beka 1034 16 13 85. Dushyire hamwe mu guhangana na stroke n'ingaruka zayo, kubera ko buri wese ni umukandida wayo. Karegeya Omar Pano
twongeye kubasuhuza abadukurikira tunabaha ikaze kuri pano. Pano imaze umuryango umaze kuba mugari. Twihanganisha umufana Bonome yakoze impanuka ariko ntago byari bikaze cyane. Turateganya kujya kumusura nk'abafana nk'umuryango wa KOP. Twongera gufelicita Eric watsinze urubanza. Wow. Adashatse umunyamategeko. Yariburaniye. Yaburanye kuri 14 ariko baramusomeye abumwere kabisa. Ibyo rero ni ibintu byo kwishimirwa. Mu muryango tugera tumenya ibibazo bya ibintu bye byari amaherere birumvikana. Yavuye mu kazi yasa naho ashwanye n'umukoresha we nyirabuja. Uvuze igitsina cye. Yego. Yavuye mu kazi batabyumva kimwe na nyirabuja. Ubwo rero nyirabuja nyine aza kumurega nyine ko hari igikoresho yaba yaramuhaye ngo ashyira abakiriya ntakijyane. Eric ariburanira bashaka abantu berekana aho igikoresho yagifatiye niwo agomba kukibona. Urukiko rurabibura basanga nticyasohotse muri stoke, nta requisition Eric yasinye, nta n'uwari wakoze commande. Urumva ko rwari urucabana. Niyo mpamvu yarwiburaniye. Ndavuze ati reka kabisa. Ahandi bite? Ahandi sava weekend iraho. Yes, ejo kuwa gatandatu nagiye mu nteko rusange y'umuryango Pax Press. Yego. Umuryango Pax Press igira ngo harya wowe nturazamo. Ntawo ndaza ariko ndi mu nzira. Umaze kugira abanyamuryango barenga 30, ukagira abaparteneri abanyamakuru dukorana barenga 700, tukagira ibigo by'itangazamakuru dukorana ni byinshi. By the way nkanjye nuko abantu bambona niwo kabisa. Shayo ntawucamo ntabwo navuga ko nari kuba ngeze aho ngeze. Kuba ubwo rero twakoze inteko rusange tusoma twanaliza dusesengura raporo y'umwaka ushize dupanga projet d'action y'umwaka y'uyu nguyu. Hanyuma tunitorera abayobozi dusubiza aho bari bariho. Namwe mwaratoye? Twaratoye turanatorwa. Hasubiyeho bari bariho? Yego benshi impinduka zabaye nkeya cyane. Gusa nyine assemblée générale inteko rusange bikomeye cyane kuko raporo zitangwa impande zose mu nzego z'abaparteneri ari za leta ari n'iz'abikorera n'imiryango nterankunga abafatanyabikorwa. So inama yaratinze rero yarangiye hafi saa 12 kandi ubwo nari mfite ikiganiro impamo cya saa 12. Ubwo rero abakurikira impamo kuba batabashije kumbona kuri kamera nicyo cyabiteye. Kandi nabyo ni yindi nzira nayo yo kubaka ngira ngo abantu benshi bazaho umuryango Pax Press ugeze wubaka itangazamakuru ryo mu Rwanda no hanze turashaka kwagura. So ubwo rero byaratinze bituma ntajya mu kiganiro n'informa abayobozi barabyumva cyane cyane kumwe mu bayobozi banjye nawe nawe aramuri amaze bigi yanantanzemo. So ubwo rero urumva niko byagenze kuwa gatandatu ku cyumweru byukira muri Casport ko urumva nari naryamanya akabaraga byukira muri Casport kuri tapi iri itubuka kuri TV1 ikagera Nyarutarama. Tapi vert. Urabona abantu benshi abafana abadamu abagabo n'abakomeye maidia n'abakomeye ariko nasanze nyine bafite ibyo bakomeye ariko kubijyanye no kuvuga bambwiye bankoreye uruziga batitera umuvugizi araje ati udusabire akagatapi muri buri karere kahabi kucyo kuvuga ni respect. Harimo abagabo derukana kera mbere ya za 2 abo twabanye 9 n'umunani 9 n'ikindi Butare tubana mu tuntu tumwe n'utundi tuvuyeyo buri umwe ajya mu bye ariko ntabwo boroshye. Gusa nyine bavuze bati dore umuvugizi nguyu tuvuganira umujyi wa Kigali utudutapi udukwirakwize kabisa. Barambwira turicara ntabwo twicaye twahagaze nyine ka sport tuba dufashe pause. Urumva sport ituma abantu bongera bakanahura badaherukana tungurana ibitekerezo dusanga bishoboka umujyi wa Kigali ushobora gukora agatapi. Bambwiye uriya muhanda mushyashya wa Niboyi wambuka ureba Kabeza batera nk'agatapi kahajya twongera tubatekereza turi ku nkaho ngaho uvuye Rwanda gisi ugaca mu Myembe ukagera Kadirake ugakata ku mazi kwa Mironko ugasubira Rwanda gisi hari agatapi kahaba.
so udutapi tubaye twinshi kubera ko ikiza cya tapi ntago uba uhuriye n'imodoka zifite aho zica. Icya kabiri ushobora kwiruka n'ibirenge ukaba uri ku masa ibirenge bigatuma imitsi. So ubwo twakivuganye gutyo ndababwira ni rwose ibyo ndabikora. Ndizera ko nantuza abyumva n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Samu. Hari n'umukozi w'umujyi wa Kigali ngira ngo ukunda kujya avuga ku bintu bya mayibobo. Wigeze kuyobora akarere kamwe mu majyepfo kayobowe na guverineri w'amajyepfo. So uwo nawe twahuye abantu benshi twagiye duhura abo ntibuka abo twakoranye abanyibagiwe abanyibuka ibintu nk'ibyo. Ariko byari byiza kuko nabyo ni ikindi n'ubundi buryo bwo kwipima. Ubwo rero umujyi wa Kigali wareba udutapi kuko hari abantu baza baturutse za Kabuga bavuye za Kabeza za Busanza baje kwibuka kuri tapi. So urumva nk'iyo ngiyo ya Kabeza ikoze hanyuma iyi ngiyi rero nk'iyo twatekerezaga yo mu myembe yo hano yaba ari sawa cyane muza turere erega kiriya gishanga niyo centre y'umujyi wa Kigali kuko iyo tapi rouge ako gahanda mvuga kaba gahuje uturere dutatu twose tw'umujyi wa Kigali. Yego. Gasabo mu myembe kwa Mironko Kicukiro hanyuma hano Kawoshi Nyarugenge. Urabyumva kazenguruka umujyi. Rero ibyo byakorwa bareba budget. Abantu babintumye n'abantu bakomeye. Nubwo bambwiye ngo ninge muvugizi wabo ariko nzi ko nabo bazakomerezaho bivugira. Bazashimangira. Nongeye kubasuza rero abo bakunzi bacu. Ugenda bivuge kugira bazabone uko basinya. Bo nabyishimiye niba babona ko wenda navuga bikumvikana. Ntacyo bintwaye kuko n'ubundi akazi kanye no kuvuga. Nibyo nize nibyo nkora. Nabo bakora ibindi kandi byose nuguhuriza hamwe tukubaka u Rwanda. Nagendaga hari akantu ntari nibutse nagendaga ubwo na mudu y'amatora kuko nari nkubwiye ko ejo muri Park Express twatoye ngira ngo n'ubu ngubu ubwo nagendaga ishyaka PSD rirakaze muri Croix Rouge ntago wabona aho uparika. Muri Croix Rouge habereye kongere ya kabiri ngo idasanzwe y'ishyaka Social Democrate PSD ariko haparitse imodoka nyinshi cyane. Ubwo ni muri wa mwuka w'amatora. Bagiye gutoranya bazabahagarara mu matora y'abadepite cyangwa n'uwa perezida niba bataziyunga n'ishyaka riri ku butegetsi. Ubwo rero nagendaga mu matwi harimo akaririmbo ka Muyango burya abahanzi si abantu. Muyango ndamukunda cyane. Hari indirimbo afite rero yitwa ngo Karame uwangabiye. Igitero cya nyuma ngikunda buriya niyo ubundi ngikora kuri flash najyaga gutangira bakakanshiriramo bakagashyiramo. Niba kuri Yongwe nashyiragamo inkuru yitwa makuru ya Charles Kagame ariko kuri flash nakundaga gushyiramo iyo ngiyo ya Muyango. Hari igitero kivuga ngo iyo ngabire Imana yahaye u Rwanda ibihugu by'amahanga byararondogoye. Hanyuma ati bikubarira iminsi si bo baruguhaye. Abanyarwanda tukuri inyuma. Ingabire iyo Mana yahaye u Rwanda ibihugu by'amahanga byararondogoye bikubarira iminsi si bo baruguhaye. Abanyarwanda twese tuzaguhora inyuma. Iyo ndirimbo niyo yafashije muri siporo. Iyo ndi kumva indirimbo nkunda nk'iyo muzo za Muyango izo za Israel Mbonyi ntabwo nanirwa. Ntabwo nari urumva nakoze siporo y'amasaha 4 kuva saa 1 kugera saa 4 kabisa. Ariko nagendaga numva ngenda ncengera igitero ku kindi kuri iyo ndirimbo ya Muyango. Ariko yageze hano ngo bikubarira iminsi sibo baruguhaye. Bikubarira iminsi sibo baruguhaye. Ubwo yasaga nkaho abwira babandi bavuga ngo manda nyinshi yategetse igihe kinini. Ntindi wari umuhaye. Ko abanyarwanda barumuragije kubera ko bikwiye bamugira ngo tugire gute. So ngibyo rero ubwo ni na mudu y'amatora ubwo tuba tuyirimo n'inkubwiye ukuntu kuri Croix Rouge naciye kuri PSD babyambariye burya harimo abanyamafaranga benshi cyane cyane. Hanyuma ariko nanarabutswe ahantu ko na Green Party yaba iri burasirazuba nubwo ishobora kubitahagiriye ibihe byiza. Tuzabimenya twitonze ariko haraho narabutswe agatitre kavuga ngo Green Party mu burasirazuba shaka yahuye n'abantu bibi ba muscle. Okay, ubwo tuzabimenya twitonze. So mudu y'amatora ubwo nayo tuba twayigezemo byose bari ngombwa kwa updating abadukurikiye.
bari nko updatinga abadukurikiye ariko kandi mu byo updatinga abadukurikiye ari inkuru uba waragiye ukurikira wowe bitewe n'ubunararibonye n'imyaka nabyo birakora surtout ça ugasanga twebwe tubibonye bisa nk'ari ibintu biri muri finali yego ukabibona ari amarebe utazi umuzi kiye kubona mbona ngo witwa BWA yafunguwe nabyo bijyanye n'amatora ari inkuru nabonye y'uwitwa Bosco niba ari Ndarama niba ari ni cani ikorera hanze RBB yego yitwa radio televiziyo RBB ntabwo nari nzi ko BWA François yafunguwe ariko amaze ibyumweru 2 yafunguwe ku itariki 8 hanyuma impamvu bivuza n'amatora nuko igice cya mbere cy'ikiganiro bavugaga kuri BWA hari umunyamategeko bavugishaga witwa Laurent nawe uba mu Bufaransa avuga ku rubanza rwa BWA inzira yose ya BWA ariko basoje bajya kuri Ingabire kandi uzi ko Ingabire nyine nawe yara mu gutumbirira amatora urabyibuka mu gutumbirira amatora banavuga ko hari ahandi nawe yajya kujurira kumwe twabivugaga ko azajya muri East African Court nabo babigarutseho ariko igice nabayebye cya mbere ni cya BWA kuko nanjye sinarinzi ressort ya BWA naherukaga afungwa muri 2007 ariko kuri 3 z'ukwa gatanu yego nibwo yatawe muri yo bari ku rukiko rwabyanzuye nyuma ya za 20 yes ubu rero ni intuza nyine BWA François Xavier 19 bari bamukatiye 19 ariko urubanza rwe rwakaswe na gacaca ya Biryogo ku mbuga nkoranyambaga n'uko wa mwavoka yabivugaga nanjye nararusomye uko byari bimeze gacaca ya Biryogo yari mukatiye 19 hanyuma iza kugira arajurira ajuriye haza indi nteko yari ivuye za Rwamagana imugabanyirizaho 2 imugabanyirizaho 2 imuha 17 niyo mpamvu yavuye yarekuwe 2024 yarafunzwe 2007 so yego ubwo rero BWA François ni umuntu mugari niyo mpamvu nyine savora pene kuba umuntu yamuvugaho ngewe niga segonderi twigaga amateatre tunayumva kuri radio menshi cyane nka Mariya Baseka ku ishuri twarayize sinzi naraciye kuri radio Rwanda ariko nkaza ya amateatre bumvagamo barugigana barumashana barukusanya ya indi wumva ngo dore imitura umuntu wigiraga arya yitwaga wigiraga umuzungu wigiraga nk'utazi ikinyarwanda abari bwana konji ya mutoto kwezi gutaha za Nyirabishuko za Seko ya Kibera inka Inseko ya Kibera inka hari n'indi Amaraba hari n'indi avuga iminsi itukura hari izizwi cyane zuba ryanjye bazumva ryari ni yavuba hari n'ibyo muri gereza yakomeje arahimba manje kumuvuga nk'umuhanzi kuko izina rye ntago muzi face izina rye ryari rizwi cyane mu mateatre menshi yaciye kuri radio Rwanda harimaye ariyo wibagiwe reka nkwibutse Mariya Baseka twarayize ku ishuri mu wa 4 byose bizashira hari reka nze nkwereke uretse nkwereka azwi cyane mazi yateke ndagiye mazi yateke ndagiye uwo ninde akeshi yabaga ari mu mazi yateke wa mugabo witwaga wapfuye vuba ruteke imisagara yitwa nde mukesha batware na Sebanani akeshi nibo babaga bakinamo zuba ryanjye Mariya Baseka byose bizashira Inseko ya Kibera inka mazi yateke ndagiye ku rugamba rukomeye ari nindi mureranyana twibuke twiyubaka yashobora kuba yarayihimbiye muri nuza muri gereza no kurwanya ruswa Nyirabirahunga n'abandi n'abazumva ryari so rero BWA mubanje nk'umuhanzi ku mpamvu zifatika by the way BWA yari umuhanzi icyo nicyo cya mbere yari umwanditsi w'amakinamico n'ibitabo hanyuma ariko akaba n'umudefenseri wa droit de l'homme yabaga mu miryango myinshi impamvu byabaye na topic kuri ntuza ku rwego
mu bitangazamakuru by'i Burayi by'abanyarwanda bakorera hanze nuko ari umudefenseri wa droit de l'homme mu rubanza rwe rwa gacaca abazungu babaga baruta abanyarwanda vuga umuntu wa droit de l'homme LIPRODHOR cyari ikigo gikomeye cya droit de l'homme manza kitakiriho habagaho LDGR yahuzaga Grarake BWUMA ni wari uyihagarariye mu Rwanda amaraporo y'abagarakaza mutwe nabonye hari nitwa LDH yarafite n'indi yitwaga ngo turengera abana turengera abana ari nayo ikomozwaho mu rubanza rwe rwa gacaca siho harimo n'akantu ka viole voilà yari na membre wa RUBEF probablement kuko izina rye naryumvaga henshi RUBEF nayo yego yarashinze yari association rwandaise du bien-être familial yarebaga iby'umuryango ako ka viole katurengera abana BWUMA yakoraga nkete ngo yari yatangiye nkete ku mwana wabaye viole w'imyaka 17 uwamuviyoye ari mu nteko ari mu bagize inteko gacaca ya Biryogo agiye no kuburana BWUMA yiyama uwo mucamanza byari byemewe kuvuga ati inteko runaka yirimo sinyiburana imbere birangira aburanye nyine niko kumukatira 19 hanyuma juriye Rwamagana bamukatira 17 so ako kantu niko katumye no muri za raporo zigaragara haba kuri Google haba hehe inkuru zanditswe ku rubanza rwe kubera abo bazungu babaga bahari yari umuparteneri yatangaga raporo zakasa mutwe Jovebia zakasa mutwe zavugaga nyiri bitagenda urabizi ko kuba defenseur wa droit de l'homme no kwandika ibitagenda kabisa no ntago wavuga ngo gira inka ngo yagezweho ngo marinisi yaragabanutse aba defenseur ba droit de l'homme baba bavuga ngo nibo bavugaga bati aha nahafungiye abantu ku buryo butazwi nibo baba bavuga bati dore uko amatora ari kugenda nibo bavuga bati mayibobo zirara hanze ibintu nk'ibyo ni ukwerekana menace ziri ku burenganzira bwa muntu kugira bagire ibikosorwa hanyuma inzego ari za leta n'izabikorera zikaba zagira icyo zikosora amaraporo rero menshi kuko uko raporo ya droit de l'homme icyo gihe cyari LIPRODHOR n'indi miryango byabaga bikaze za Arido niba zikihari ariko zishobora kuba zihari habitwa ba Joseph Matata babaye muri urwo ruganda rwa droit de l'homme bikajya bisukuna hari na ministre twagize wa mbere wari uvuye mu bintu bya droit de l'homme witwaga manza ari wayoboraga Arido cyangwa Crado witwaga Alphonse Marie Nkubito ministre wa mbere w'iyi leta nawe yaravuye mu bya droit de l'homme y'uburenganzira bwa muntu so bagara abantu nyine raporo zabo zikagenda urwego rw'isi ari UN ari iriya miryango za Amnesty International bagendaga bisanzura Human Rights Watch aribo babaha raporo none ugasanga ikintu kiri hano akoze raporo rimwe na rimwe inzego zitayemera nkawe kwa batabyumva kimwe na rimwe kandi ntabwo n'ubundi raporo inyuranyije defenseur wa droit de l'homme ni gake cyane ashobora guhuza n'inzego kuko akenshi amatseri ya droit de l'homme haba ari umuntu ufite hari right bearers na right beggars hari ufite ubwo burenganzira mu ntoki hakaba n'ubukeneye ubu ufite rero mu ntoki iyo atabwubahirije ngo ubukeneye abubone defenders babona issue topic uri kubyumva niba hari kasho ziri mu makomine cyangwa mu mirenge niba hari abafungirwa hatazwi niba hari abakubitwa niba hari abafungirwa utubari niba hari abana babuzwa kwiga niba hari abafite ubumuga bafite ikibazo cyo kugira access ku nyubako ibyo byose Human Rights Defenders nibyo bakora mu raporo bakazijyana iyo za Geneve za hehe none se nguwo rero nguwo BWUMA nabanje kumuvuga nk'umwanditsi w'amakinamico ariko agakaze cyane ariko LIPRODHOR nanjye niba nshaka kuba nshaka kujya ko Ligue pour la promotion des droits de l'homme au Rwanda niko yitwaga LIPRODHOR abantu benshi bayibayemo icyo nzi cyo utarafunzwe ntahunge ubwo ari ahandi hagati y'aho hombi ariko guseka wahumvise
yarafunzwe nahunge ari hagati aho ari mu gihugu atari ku butaka birashoboka LIPRODHOR wari ugiye kumbaza yaragiye kubaza mu nkuru wa mayo reference abantu nasomye bavuga ko mu byaha yarakurikiranyweho bya jenoside harimo icyo gutunga imbunda yego gutunga imbunda kujya kuri bariyeri ariko ibyo byose mu rubanza byabaye nkaho atari byo yaburanye cyane ubundi yabajijwe umuntu umwe yatwaye amuvanye mu bandi uwo muntu ntagaruke cyangwa se akagirirwa nabi icyo nicyo cyabaye nka ntuza nka bazi nubwo bamwe mu bamuzi bavugaga ko n'uwo muntu bamuvugaho yaje kuboneka agatanga ubuhamya basi yego nyine nanjye ndavuga icyo kintu havugagamo uwo muntu bivugwa uwo mudamu bavuga ngo yari muramu wande wa konseye wa Biryogo niba ari amuri Karekezi manza nawe yarakatiwe gutyo urubanza rero rwa Byuma buriya reka itonde manze nsobanure gakeya abantu bakunda kwitiranya urubanza rwa politiki n'urubanza rw'umunyapolitiki ariko iyo konotasiyo usibye ko mu mategeko bitabaho ngira ngo n'inteko ishinga amategeko niba yari iherutse kubivuga komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko nta mfungwa za politiki ziriho nta rubanza rwa politiki rubaho ariko mu myumvire mu isesengura umuntu ashobora kuba afite nka Ntaganda par exemple cyangwa Victoire umuntu usanganwa akayihaye ka politiki ashobora kugwa mu kindi cyaha gisanzwe ariko kwa kuri ushize nkubwira kuri Gasana na Jean Paul surrounding ibikikije uwo muntu harimo politiki icyaha uko itegeko ryanditse ntabwo rivuga ngo wakoze icyaha cya politiki wakoze icyaha ariko urinde aha numva ngo na Byuma François yari muntu ki malgré que afite n'ibyo abazwa muri gacaca LIPRODHOR aricyo cyagize inkuru ifungurwa rye n'izindi nkuru zose zagiye zandikwa icyo gihe afungwa ntabwo abantu bose baburanye muri gacaca inkuru zabo zagiye wazibona kuri Google aho rero nibyo nakubwiraga umunyapolitike ashobora gukora ibyaha bisanzwe ariko kubera ko mu kubiburana rubanda yo hanze y'urukiko ibibona ntibirimo ako kantu ka politike bikitwa ko nyine afunzwe ari urubanza rwa politiki yagiye kuburana nk'umunyapolitiki cyangwa afunzwe nk'umunyapolitiki nk'ubwo icyo kiganiro cyaciye kuri RBB cyagarukaga kuri bande harimo n'abanyamakuru kuko abanyamakuru nabo ku ruhande rumwe baba bavugira abakora ubuvugizi ariko ubuvugizi bw'abantu wenda badafite kivugira bagarutse kuri Professor Niga Karasira Aimable bagaruka kuri Cyuma bagaruka kuri Ingabire Victoire bagaruka kuri wa muhungu umurabyo pana umurabyo umubavu bagaruka kuri no kuri Ntwari ibyo byose igishobora kuba kuri uwo muntu biba bigoye kubutandukanya ibyo akora uko abaho n'ibyo ari kubazwa cyangwa azize urabyumva niyo mpamvu donc environnement yo hanze y'urukiko yo hanze ya biriya bitabo ibona uwo muntu gute societe hakabaho abakeka ati ntago hanze ya hano turi harabavuga ko Byuma yaba yarazize iyo LIPRODHOR ayo mpamvu no gufungura ubukwe kwabaye inkuru ari no mpamvu n'iburana ry'abaga ririmo iyo miryango abantu benshi b'uruhu rwera babaga baje kweri raporo zihita ziruka so urumva rero aho bimenyeye rero nashatse inkuru iri kwisoma ubona ko yego ari mutundi bavuze bo na Dr. Kayumba Christopher yarakurikiranyweho iki ibijyanye no munsi ya mustikeri ariko abavuga guharasinga umukobwa yigishaga ibyo byafashe ubusa
bigera ku wari umukozi we ariko yafashwe amaze gushinga RPD Rassemblement du Peuple pour la Démocratie ibintu nk'ibyo Rwanda Platform ibintu nk'ibyo of Democracy ibintu nk'ibyo nawe icyo yaburanaga ntabwo ari politiki ariko aje nkande professor w'itangazamakuru wabaye umunyamakuru wabaye duaye wari umaze kugira ute gushinga ishyaka banaganda bemushoze ibyaha bakurikiranyweho ariko yari fondateri wa PS imbera kuri uri kubyumva nguko uko umuntu urubanza ruhinduka hanze tukarwita urubanza rwa politike cyangwa umuntu yafungwa tukavuga ko ari ifungwa ya politike malgré que ibitumye afungwa bitarimo politike au contraire buri abamoriki ntago bavuga ko ari umunyapolitike ufunzwe no mu byazira nta politike irimo n'indonyi biranagoye kuko we ntacyo apfa na leta yari mu ishyaka riri ku butegetsi kuri politike voilà nta kibazo ari cyo kuri politike y'igihugu si sawa yari mu ishyaka riri ku butegetsi ariko agira akaboko karekare we ntago barwa ariko buriya ba Rashidi ba Karasira ba Idamange ba Cyuma ba Theoneste ibyo ntibyigeze bivugwa kuri ba Shadrack babanyamakuru tujye dutandukanye ibintu babanyamakuru batatu bafunzwe imyaka 4 nta cya politike cyarimo ariko wabyumvise umuntu ninde icyo yakoze ni ikihe kiburanishijwe gite byakiriye gute muri rubanda ibyo ni byo bigira umuntu kuri ndimbati ntawe wigeze reka sibyo se na Robert ndumva ntabyo ariko abandi ahubwo wenda gakire none ariko nawe icyaha ni ntuza inyandiko mpimbona ntabwo ari politiki ariko ni umunyapolitiki minisitiri wo kwande kwa Padiri Nahimana urumva ko utagiye kubyumva niyo mpamvu ikesi ya BYUMA ari hariya bayivuzeho nanjye nkashaka kuyivugaho kumutandukanya na LIPRODHOR kumutandukanya na turengera abana amakinamico yo nta kibazo yarigishaga ariko LIPRODHOR n'ibiraporo byayo raporo ya LIPRODHOR yarasohokaga hari abayijyanaga bakagumana nayo urabyumva ukumva umuntu yajyanye raporo i Geneve ntagaruke BYUMA rero nyine we urumva rero bubuye amadosiye yo mu biryogo basi 17 rero arayimaze tuzashaka n'umwanya tuganire nawe nibaza umuntu uri muri droit de l'homme nkongera nkabona kese kujya mu bitero by'intera hamwe justement tucanganyikirwa baya kugira imbunda birashoboka kutunga imbunda birashoboka ko bashobora kuyimuha ntabona uko yanga ariko no kumenya ngo imbunda ayikoresheje iki nta wigeze avuga ko yayirashishije rero nanone ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi umva iyi nkuru ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage ntabwo bitangaje kubera ko ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike ubuvuzi kwakira no kwita ku bantu uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub ukutamenya kwawe kurangiriye aha Der Sprachenhub ni German Language Academy ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga kubifuza kujya gukora kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye amasomo atangwa mu gitondo nyuma ya saa sita nimugoroba no muri weekend aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi Autriche Luxembourg n'ibindi iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12 hamagara 07
90139822. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. nta rupfu muri dosiye ya ntuza ya byuma bivuga ko nta rupfu rurimo kandi nimura yaburanye uwo muntu yajyanye agiye kubaza amubwiye ngo ni muramu amuri Karekezi abajije muri Karekezi basanga kuko nibyo baramurekura uwo muntu ashobora kuba ariho rero ariko iyo raporo za LIPRODHOR n'ikimenyimenyi ntayihari iyo mbivuga gutya mpera kuri ntuza hari akantu kajya kanshimisha cyane niba ari nka 2003 irangira 2003 hari abantu bazarebe neza muri archive z'imvo n'imvano hari ikiganiro kigeze kubaho ku mvo n'imvano bahuje Ndayihurume yari yahuje nyakwigendera Ndayihurume yari yahuje Gahima Gerard wari procureur general w'ino leta ubu nawe wabaye yabaye umwishywa Gahima Gerard yari procureur general bamuhuza na Joseph Matata uba mu Bubiligi ariko Joseph Matata nawe kuri leta za mbere kuko yabaga muri droit de l'homme yabaga muri Arido cyangwa Crado Matata ntago yaramerewe neza hanyuma yiyunga kuri zo bigarutse rero zirongera ziturunyana kuko yagumanye ya activisme ya droit de l'homme uwo yari we yagumye ari wa wundi ziturunyana asubira mu Bubiligi ubwo ahunze kabiri nimbeshere na nuza nyine promo mana Gahima bari kumwiyo icyatumye rero Matata Joseph Matata adakomeza activités za droit de l'homme hano kandi na mbere yari menace kubera byo ni nacyo bahuza n'ifungwa rya byuma na LIPRODHOR ugi cyane cyane ko abantu bakoranaga na byuma benshi yari vice president wa LIPRODHOR ariko akaba no muri EDGR akaba no muri turengera abana ibyo byose byarakasa noneho dosiye ye are 17 rero imaze tuzashaka kanya tumusure aracyasubiza ubwenge ku gihe ashobora kuzagaruka ahimba amakinamico cyangwa agasohora ayo yahimbiye muri gereza cyangwa se niba yagaruka mu rugamba rw'uburenganzira bwa muntu ariko ubu kibuga noneho gifite ubundi buryo giteye nawe yaza agakina uko gishashe agomba kwiyasosiya agomba kuza akagikinamo uko gishashe kuko ibyo byose nta hari isomo atabonye match yabiri kwera muri stade ugakinira inyuma yayo bakwagera tuzamusura tuzamusura aracyaruhuka ku isambu ariko ashobora kuzagaruka muri Kigali cyangwa tukamwisangira ku isambu nabitwemerera tuzamusura ariko urumva nyine ni inkuru iri gutrendinga yarekuwe Rowiti wa munsi wa anniversaire wa munsi twarimo duhekenya dutamira urya munsi nibwo yafunguye ku munsi w'abagore nibwo yarekuwe so nifuza kuzamubona ariko birerekana ngo amateka yerekana abantu mu byo abantu baba bakora hari ibyo gukora biri asosiye n'ibyaha cyangwa se akaba ibyaha ukora ariko mu kubigenza no kubishinja no kubicira urubanza wa mwuka ukuzengurutse ntuburemo kabisa amakaro meza ni ku Ikaro Plaza i Remera yego imbere ya gare uciye munsi ya station yes iyo ugeze imbere ubona inzu nziza y'umweru haruguru y'umuhanda bafite za gypsum bafite rangete bafite amarangi avanze neza ubutaha tuzazana n'akavideo bagiye babyirebera ariko igihe kataraboneka ndabizi abantu barahayoboka ubushize nagiyeyo nahahuriye n'umuntu avuga ati uyu mugabo ni utumye nza ahubwo se barabyumva mudamu ati turabyumva ukagira imana n'abandi rero bashaka kujyayo muhamagare kuri 0788 yego 88 iminani 2 umunani wa gatatu 250 46 nibyo ntago duheruka kuvuga Jean Marie chauffeur Jean Marie ntago muheruka kandi ingendo mfite mu minsi iri imbere
kuri 12 nshobora kuzajya kwibuka izaza yego ubwo Jean aragomba kuba ari tayari nzi ko yavuye muri control technique hanyuma kuri 24 nabwo tuzajya kwibuka inzige aho twize aho hose Jean tuzaba turi kumwe ariko ubwo mbivuze kugira ngo inshuti abavandimwe abafana mwese muzatube hafi muri ibyo bikorwa byombi nawe oya nawe nubura ntago tuzongera kwicarana ntago wasomera wakongera kusomera ku kirahure le 12 z'ukwa kane izaza le 24 z'ukwa gatanu inziki ibicumbi mukaza mukareba ayo mateka yego sinakubwiye ndashimwe niba ukunda kubivuga ngo nunyereka umusaza yicaye nunyereka umusaza yicaye nzakubwira aho yari ahagaze mu busore uzaza uhareba aho nari mpagaze mu busore wabyumvise le 24 z'ukwa gatanu uzaza ureba aho nari mpagaze mu busore right kabisa okay iyo ni gahunda gahunda ni nabandi kandi ba Eric ubishyire kuri agenda we Eric yabyumvishe byabyo byo kuzana abashyitsi barara nta birimo oya bonome numara gukira wumve ko iyo gahunda ndabizi kugira gahunda nyinshi mu bihe byo kwibuka le 24 ndakubukinze bonome tugomba kujyana kuko nawe ari mu bafana arabyumva Eric tugomba kuzajyana namwe mwese abadukurikiye mu bihumbi 17 nibura ntituzaburamo icyarindwi tujyana kimwe cy'icumi abari mu Rwanda muzaze rwose muzaze mudufashe na amateka dusangiye nk'abanyarwanda tuzaba twibuka abacu abo twiganye abarimu batwigishije abanyeshuri twiganaga batuvuyemo ku by'amateka ibyo rero turayasangiye kandi ntaho twayahungira ntaho wayahungira muzaze rero muzaze turahabaye asante sana so Karege nyemerera duhinira ahangaha wenda sinzi niba hari ikindi kintu wakongeraho gitoya special kitaba special ariko wenda nta kirenze urumva nubwo dukunda kuvuga ngo mudu y'amatora ubwo tuvuga ngo mudu y'amatora ariko amatora azaba mu kwa 7 ariko twimirije imbere kwibuka turabura ibyumweru 2 ku cyumweru gitani pasika igikurikiyeho izirindwi no gutangira kwibuka icyumweru cyo kwibuka kikagera kuri 13 ariko n'indi minsi tugaba turi muri ya minsi ijana ahubwo jitema amatora azaba muri ya minsi ijana itararangira oya izaba irangiye iminsi ijana irangira kuri enye cyangwa 19 kuri enye okay sava ariko n'ubu tuza twatangiye iby'amatora kampanye zarakozwe iki byose ariko nta kundi byagenda ntago bihagarika ibindi bikorwa tuza iriya bisi 7 yagenwe kuva kuri 7 kujya 13 hanyuma abandi mu byiciro par raporo yuko bikorwa byagenze na gahunda akarere kabakihaye n'abandi bafite uruhare muri ibyo bikorwa byo kwibuka ibikorwa bizakomeza wenda icyo bashaka kumbwira simbizi ntago rigeze vuga kuri Kibiriga nubwo igihe cyarenze ariko nari mfite gahunda yuko nzakora ikiganiro kuri Kibiriga na Rashidi bifitanye isano ariko umuntu yazagikora nyuma imiburanire ya Rashidi nayikurikiranye numvamo utuntu none nareba n'uriya mutego bari bateze Kibiriga harimo amasomo kuko hari byo kwigiramo tuzabyigisha ehida mu cyunamo cyangwa nyuma yacyo tujyana n'ibihe hari amateka tugomba kwigisha abakiri batoya kugira ngo bazayazirikane kabisa so naho ngaho rero duhiniye turabashiriye mwese abadukurikiye twizere ko mwanyuzwe n'ibyo twabateguriye uyu munsi ibiganiro byacu nakagaruka Karege Omar ndagushimiye asante sana Dizone nawe wakoze tukure kujye kureba umushyitsi